Ikaze mukuru wacu imikino twizere ko meze neza cyane by'umwihariko abantu mudukurikiye muri mu Rwanda abantu mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda mwese muraba agaciro turabashuje kandi turabashimira urukundo mugire mutwereka mukanda subscribe nawe utarayikanda turagusaba ngo uyikande kugira ngo ibintu bigende neza cyane ujye ubasha kugenda ukurikira amakuru y'imikino agezweho hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda kuri iyi page yacu ya YouTube. Wowe wabikoze turagushimiye cyane uruwa agaciro ugiye kujya amakuru agezweho by'umwihariko rwose afana ikipe ya APR muze tuganire ku ikipe yanyu ya APR igiye kwakirwa na Mukura Victory Sport Waziri, imwe mu makipe rwose ajya yigora, ariko abantu bavuga bati ikipe ya APR niba ushaka igikombe rwose niyiramuka itsinze Mukura igikombe birabishoboka ko ishobora gukomeza gukiruka inyuma, ariko iramutse itsinzwe na Mukura abantu benshi baravuga ati rwose twahita dukura y'amaboko tukabona ko igikombe cya shampiyona cyagiye. Umukinnyi wabo rutayizamu wabo Djibril Shehe Ouattara umunyaburkina Faso yatangaje amagambo akomeye cyane abwira abafana ati rwose ibyiza biri imbere kandi tugiye gukora cyane kugira ngo tuyitware neza, ikipe turi imbere turayizi kandi amanota arimo ntago ari menshi, turasabwa gutsinda match zacu kandi turabyizeye ko tuzabikora. Asaba abafana kujya kumushyigikira kuri stade, ariko ndagira ngo abafana mutubwire, ndashaka mumbwire ijambo rimwe kuri Shehe Djibril Ouattara. Umubona ute Shehe Djibril Ouattara? Ubona kwiriye kujya kuri bench k'umutoza bita Darikonovic, ariko kugenda amushyira kuri bench nubwo wenda ari gutanga ubita mu maduse ari gutanga umusaruro, ariko abantu baravuga bati Shehe Djibril Ouattara nawe kwiriye kubona umwanya rwose kuri match ya Musanze nta mwanya yigeze abona. Abantu benshi bagenda bashidikanya ku mutoza, ariko baravuga bati ubwo wenda basanga bari bumubikiye match ya Mukura ari ugomba kuyataka rwose. Amakuru mfite nuko kuri iki cyumweru Shehe Djibril Ouattara utayizamu ikipe ya APR nimero 10 mu mugongo, umwe muri ba rutayizamu uhagaze neza cyane ko amaze gutsinda igitego kimwe ikipe ya APR mu mikino 2 yayikiniye, urumva ko bimeze neza cyane. Ku munsi wa match we ngo rwose ahantu ari bari kumumasa bavuga bati rwose genda uduterekeremo ibitego. Rutayizamu Shehe Djibril Ouattara umutoza bita Darikonovic yamubikiye match ya Mukura, kuri match ya Mukura rwose muzamubona ari kuryataka ameze nabi cyane, amwita Shehe Djibril Ouattara. Kuko iriya match ya Musanze abantu benshi bayibonaga mu ndorerwamo z'uko rwose ikipe ya APR igomba kwitsinda ku kibi n'ikiza. Umutoza rero bita Darikonovic mu bwenge bwe n'ubuhangange bwe afata Djibril Shehe Ouattara amushyira hanze yatakisha Mamadusi nawe watanze umusaruro. Abantu benshi baravuga ati rwose ikipe ya APR ishobora kuba yaje mu bintu byayo kandi ikaba yagarutse neza cyane igenda itanga isomo rya rogo ku makipe hano mu Rwanda nk'uko bimenyereye rwose, igenda yapfunyikira ibitego byinshi cyane. Yisigaye no kurira kuri match ya Mukura se umutoza bita Darikonovic bimeze bite? Abantu benshi baravuga ati rwose nta izindi ibitego biri hejuru ya kimwe cyangwa bibiri rwose kubusa etinjijwe. Abantu bahita bakonfirma rwose bavuga ati wenda ko cyari ikibazo cy'igihe ikipe ya APR imaze kumenyerana kandi igomba kugenda igira byinshi itanga, ubwo no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Abakinnyi bose barahari uretse uwo bita Richmond Ramt rwose turi kugenda ugaragara muri squad muri iyi minsi, ariko nawe nta kibazo afite, nta mvune afite. Hari ibivugwa ku ruhande ko afitanye ibibazo n'umutoza bita Darikonovic, ariko umutoza bita Darikonovic yabihakanye rwose abitera n'utwatsi aravuga ati nta bibazo dufitanye n'umukinnyi, nta mukinnyi dufitanye ibibazo kuko ni umutoza bakaba abakinnyi, nta kibazo dufitanye rwose. Uwo mu musaruro niwe nshyira mu kibuga, utuma ngera ku ntego zanjye rwose niwe shyira mu kibuga. Ubwo Richmond Ramt nagaragera ku rwego umutoza mwifuza abona yajya mu kibuga akaba yasimbura bita Lamine Ba. Avuga ati rwose Lamine Ba umwe mu bakinnyi bahagaze neza cyane, top scorer y'ikipe ya APR ku bitego bye 5 rwose bamwita Lamine Ba umunyamari. Aravuga ati rero Richmond Ramt sinzi impamvu mumushaka kandi rwose uri gukina ku mwanya akina rwose ari kugenda atanga umusaruro. Ubwo ni kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Umutoza yita Darikonovic rwose aho ngaho yagenda gasubiza itangazamakuru abwira ati rwose namwe mubaza ibibazo bitangaje cyane. Ubita Richmond Ramt nta mwanya abona wo gukina kuko uri ku mwanya waramurusha. Icyo rwose umutoza bita Darikonovic yashatse gusobanura, ariko abantu benshi bavuga ati Lamine Ba Richmond Ramt bo yashyiramo wese rwose pfa ko batanga umusaruro, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Twenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze.
ariko icyo mbaza abafana b'ikipe ya APR, ese match ya Mukura murayibona mute? Murayibona muri iyi shusho? Match ya Mukura murayibona muri iyi shusho? Mugomba kwitsinda cyangwa mufite icyizere kingana gute kuri match ya Mukura? Mufite icyizere kingana gute cyo kuba mwatsinda match? Ko Mukura rimwe mu makipe yagiye abagora mu gihe runaka, murabizi match ibanza Mukura yabarashe 2 rwose, ikipe ya APR ituruka inyuma iterekamo 2, iterekamo n'ibindi 2, itsinda 4 rwose, itsinda ibitego 4. Abantu benshi bagenda bavuga bati rwose ikipe ya APR isa nkaho iri kuryana kuri Mukura, ifite icyo ishaka rwose, ni ikipe ishaka igikombe. Ikipe ya APR rwose bavuga ati gutsinda match bakubanje ibitego 2, angaho ufite ikintu uharanira gikomeye cyane. Ubwo no kugenda tubihanga amaso tureba uburyo bimeze cyane. Mfashe umwanya ngo mbashimire abantu mwadukurikiye mukadutiza umwanya wanyu, muri abantu b'agaciro, turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima, muri abantu bacu, kandi Imana igiye gukomeza baho umugisha wo muherereye. Se ikipe ya APR urayemera ubundi cyangwa uri umureyo? Muri comment niho tubibonera udutumwa tw'umweru n'umukara n'umweru muri comment turaza kubibona, cyangwa ubururu n'umweru, ubwo turaza kureba wewe wumvisha ikiganiro ngo uri umufana wa APR cyangwa uri umureyo. Ubundi ibintu bigende neza cyane, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima, muri abantu b'agaciro, nimwe dukorera kandi mwatubwira ibyo mwumva twakosoramo, ibyo mwumvishe bibangamyemo tukaba twabikuramo, cyangwa ibyo twakongeramo kugira ngo amakuru yajye bagera ameze neza kandi anatomoye. Ibyo muraza kubitubwira muri comment. Ndabakunda cyane, banyita Kwizera.